wahera Muito. Já falaste, já falaste. Genda umuyobozi gira vuba vuba. Assim a gente viu o jaço como tu kunje kan da chim kan no so ku tu Taiwan. Bwaje tira umba ubwira urumva njyewe harawatashe ngo oya genda singushakana wenje ntabwo mbyumva ukuntu ugenza kuri toilette ndi umuyobozi nakoma ngo kawe gusohoka bose narengeyemo ubu ngubu nanjye nari akuso ari kugama mu kikurya kari gukoma ngo witobe naso no oya genda wenda ndakakukara gira vuba uje mushaka Manda we manda ndapfuye Reka ngubwise kuri wowe uhita Taiwan nawe ntabwo uri mu bantu baruzi aho kugira ngo nicwe ngewe n'umwanda ngewe ahubwo buki ana wowe wamabara ugasohokamo bosi we imbwa gusa ugeze nava muri toilette narangiza ibyo ndimo ngo uje umugura akazi uzakwihorera ndaje ahubwo nkagusabe noneho nunakanyiba umva kuva nkatsindiye noneho ikintu ngiye gukora reba nta kundi nyine ariko kabisa mbonye akazi ariko ubukene bugiye gushyira ubu nanjye ngiye kuba mu bantu aka kazi kuri uyu munsi ndagakesha rusenge n'impamvu ya mungu bucya abifite bwose ibyo bita muranda abo bakozi ubundi bagomba kubona akazi ariko birangiye nta mukobwa mwiza mbonye koko abo bakobwa batabaza gushaka akazi ntabwo babona ko amafaranga tuba dukora yose hafi yose ari ayabo koko mwiriwe karibu umugore mwiza arahari namwe mwari muje gushaka akazi twari tuje gushaka bure ni mwebwe ubundi mbere y'ibindi byose ni mwebwe twari guha agaciro mbere ya byose ninjye wagombaga kuza mbere ariko natinzeho iminota mike ariko rero kano kazi gafite amategeko tugenderaho ayahese nta kibazo nayakora kumura ni ibintu byoroshye ntabwo turi kwaka amafaranga dore ko nta kibazo pe ikintu nshaka nyine nawe urabyumva ibintu abagabo tuba dukeneye ibihese ufite umugabo se oya nawe wow noneho rero ibintu abagore n'abagabo bakora nibyo tugiye gukora ni ibihe ngahita nkukubita akazi kawe ugataha ushima Imana ni ibihe nyine ndahita mbikora ngende nanabikoze kubera ukuntu nkeneye akazi icyo nshaka ni ukuryamana nawe ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka njyewe keretse kitashaka niba atari amafaranga niba ari amafaranga wenda na miliyoni ndazisinya oya ntabwo bishoboka ntabwo byashoboka ntabwo naryamana nawe ntabwo ushaka kuryamana nawe ntabwo bishoboka kanshinguka imbere nta kibazo n'isura mbi nta kibazo twakineze nanjye ngo nayenje ubwo niba ari abantu bo kugira abazakire biba bigoranye cyane kazahora ari agakene niba katazi kwihagararaho ngo kamenye uko kashaka amafaranga ndababaye cyane gusa mana yanjye uzamfasha uriya muntu azahora ari umukene ku buryo umunsi umwe azaza kunyishaka ndababaye cyane nubwo n'akazi ntikakora
ariko ubundi wasanga uriya muzamu ntiyamurangira akazi ko urimo urakupakupa. Boss ndakwinginze undangira akazi pe ni ukuri pe nabuze akazi ahantu hose nagiye akazi. Kavugisha induru ibirenge. Ngiye ninde yakubwiye ko hano batanga akazi? Ese boss kubirakariye mose. Oya nta n'ubwo ndi boss wawe ariko. Nyamara boss nabi bishobora kuzabigeramo. Banza wumve nyine. Boss yambwiye ko nta muntu uzongera kwinjiramo hano uri kumva adasize ibyangombwa hano atanarebye ikintu gikomeye abagomba kunsigira kubera ko boss ngereka nkubwire nzanye drip ibintu birenze urabeshya tuzanabana neza hano mu iki gipangu tabana nuko mwese muza muvuga mane ahubwo se niye ngofero nari nanayikunze mane reba nibindi bintu mpamaho ngaho nta kibazo yakoze ahangaho urahita winjira kabisa nizere ko ariko boss ahemba amafaranga menshi ubu ngubu ni ukuvuga ngo impamvu yampaye niyi kasiki ukugira ngo nge nirinde nkuba muzana ntago tuba tubizeye hari gihe muba munavangamo no kuroga nabizo we tuzamenyerana reba ndi drip ahangaho ukoze ishyano wamutindi ahubwo no kuyo bazajya baguhembuzanya impaho make ese boss ahubwo mpise aka kanya mpise nanakwirukana nta kibazo ntushake nanjye muyo nzajya mpembwa nawe nzajya nguhaho nta kibazo ninjire se tuzajya tugabana tuzabivugana biraterwa oya turava hano ahubwo tunabivugana tugabana ntari binjira bana ahangaho kabisa bose okay sale ngaho gerageza amahirwe bro ninza guteka ifite nze kukuzanira ngaho se hano mba nicaye hano ndi gukora n'amasuku nta mutima mubi ngaho genda rwiza genda kwinjiza burawuri nko kwinjiza marayika ngewe nzabigukorera neza cyane ubuntu bw'ubukozi buza bushaka akazi hano ariko burabandemera ariko nzabwambura kugeza igihe bose anyirukanye hano natanyirukana nta n'ikintu wumva nzabahemukira bagomba kubakorera ibintu binakomeye cyane bagomba no kwihagararaho nkamera nk'ababosi banyu ariko ubundi bosi nawe nazi uno munsi nawe ndamwambura bakire baradufite biteze ni byiza boss se ko mbona uje wikoreye ibikapu nk'inuza yahukanye bundi urakomanga we nakakagiye nta discipline ugira ubundi boss ngiye mu minsi ngahe maze ndota maze iminsi ndota ko ninza gukora hano nzabakorera neza ahubwo ese wajya ukomanga gahora nk'umuntu ufite discipline ntabwo wareze boss reka nkubwize ukuri ngiye ikinyabupfura narakivukanye no mu ishuri ndakigana n'ubu ngubu ndacyabifite ninde se avuga ko dukeneye umukozi ninde avuga ko dukeneye umukozi ninde avuga ko dukeneye umukozi twe zamu nsanzara arambwiye ngo hano muri gushaka umukozi no kuri kw'Imana kubitandika mbwira kandi ngiye nanabakorera neza zamu n'ubikubwiye tegereza gatoya rero ukagikaze mbaze niba bakiri umukozi ngo wicaye aho ngaho wari ukumanganya gutya ngo nawe uri umukozi wa hano reka reka byambabaza cyane kasi gihe byambabaza uramutse uje ukanzamuraho umunwa gutyo utari boss oya byaba bimbabaje kandi yicara aho ngaho nico bite byawe ni byiza boss iki kuzanya bari bandagiye ngo hano muri gutanga akazi ko mu rugo hano muri kumusakuriza cyane ushaka akazi kayo njyewe akazi kariko kose mwamba nagakora mupfa kujya mumpa amafaranga menshi gusa ushobora gukorera nawe boss njyewe amafaranga menshi yose wamba nayemera 5 wayakorera boss ibihumbi 5 koko mu byuko ibihumbi 5 wa ahantu ugeze wumva bakora none se mvugisha menshi uzi gukora ikibazo ibintu byose ndabizi byose no gutwara imodoka nabindi nyuma y'umwaka ushize okay byose sasa rero akazi
dore ngeneye umukozi sibyo oya utangiye kumenyera karese ari ngeneye umukozi unkorera urumva amategeko n'amabwiriza aravuga ngo ugomba kunyubaha ukubaha igipeti cyane kirimo hano kubaha n'umugore wanjye uzabikurikiza bose uretse gato uriya muhungu ni umuhungu wawe ni uwanjye ese kubivuga gutyo utarabona na mama we okay nta kibazo nzabe okay nta kibazo bose amafaranga ntuzi ko yakubwiye 5 wayemeye okay ntacyo 15 nta kibazo urayakorera nta kibazo nukora neza nzagushyiraho 20 turaza kuvugana n'uruhu neza akazi bose ndakubwiza ukuri wowe utangiye kunyunguruta injira efe wanyunguka asa agatwe kaga Iri waramutse neza mama waramutse se mwana wawe naramutse neza none se bimeze bite ko mbona utishimye ase kurumvishe ngo mwazanye umukozi aba nta kintu yateguye dore ntabwo utegereje ngo twigende ntabwo byashoboka kandi bambwiye ngo haje umukozi nanjye aribyo nari nje kukubaza ahubwo se kampamagara zamu mubaza ahari zamu yego mabuja enda hano kozi bazanye yandemeye ariko kabisa siza waramutse mabuja mwaramutse waramutse ute aramutse fresh yego se mwaramutse ute natwe ni neza nta kibazo ko numvise se ngo haje umukozi wamumamagariye akaza nkasiga nkagira ikintu mubwira kora abonye boss azana undi mukozi ariko jewe nyine ntabwo mba nabyishimiye mumbwirira nyine agire vuba nanjye ndashaka kugenda sige icyo mubwira reka mubwire ntari okay gira vuba nyaruka kandi tebuka bigire vuba vuba kuko nanjye ndi kwihuta ndi gukerererwa mubwira agire vuba vuba kusaba kuba umwana nk'agahene batwaye bamenye niko niba waje gusaba akazi ko mu rugo kwaje gusaba akazi ko mu rugo waje gusaba akazi ko mu rugo none sano ngiye naje ku ikosi ko muri urukundo nkabajyana umusirikare ahubwo se byo ni kosa ahubwo ni baranakuvura mwana reka mubwize ukuri ngiye ntabwo tuzabyumva ntari bimana kandi igenda iby'imbere aho uciye nzajya genda se bakubwira ntabwo ngiye tuzabyumvikana rwose eri meze bite se wow makuru se ni meza mabuja ariko ngo yari arimo kuca ese ko nta cyayi wateguye reka nkubwize ukuri akazi kari ahangaha ni ukuri ko imana nta wundi muntu wagashobora reba mvuye gukoropa muri tuwarete muri dushe ibintu byose nakubuye eri koko gufata icyayi nawe ukagiteka byawe kukunaniraho bakuzaniye iki se ukora ako kazi nyine nese urumva nzajya nko gukora kandi ariwe bakazanye nese eri reka nkubaze nk'ubu ngubu mfashe ngateka icyayi ukajya kuri tuwarete ugasanga isa nabi si ngewe wabibaza byose ugomba kujya ubikora nyine kuko ari inshingano zawe icyayi nicyo nari ngiye guhita ko nkurikiza ese ubu ngubu mama ajya ku kazi nta cyayi yamwezi mama wakwimana kandi ko numva mutera induru mwazitera agakubise oya mabuja bite se